reka tubashimire abantu mwese mudahwema kubana natwe kuri umuyoboro wacu kandi wanyu. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Most TV. Ngira ngo tugarutse kandi muri update rero z'uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ko buri gihe iyo nkubwiye ngo ni update haba hari ibyo ngusaba gutega amatwi n'ibyo nifuza ko dufata umwanya wo gusengera. Uyu munsi mbere yuko nza kukubwira ngo kurikirane, ariko nagira ngo ngusaba banze ukore subscribe, ukore share iyi nkuru, sharing abandi ndetse uyilikinge, garagaze ko rwose hari icyo ukuyemo kandi na commentaire yayo tuba tuyikeneye. Ngira ngo rero tudatinze reka tubanze duhere kuri iri tangazo. Ngira ngo mwabibonye ko titira avuga gati ahari nyuma y'umwaka ushize amadini n'amatorero bifunze, RGB yaba hari icyo igiye gukora kugira ngo abantu bongere bagire umwanya wo gusenga. Itangazo riravuga ngo RGB yatangije uburyo bwo gufasha imiryango ishingiye ku myemerere kubona ibyangombwa binyuze mu ikoranabuhanga. Unkurikire cyane tuze kugera ku bintu 7 bisabwa. Hari ibintu 7 bisabwa kugira ngo itorero rize kuba ryahabwa uburenganzira bwo gufungura. Ariko tutarabigeraho reka tubanze dusome iri tangazo twese turyumvire hamwe, hanyuma tuze no kubona icyo dusengera. Kigali kuwa 30 Kamena. Mbibutse kuwa 30 Kamena ari ejo hashize. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu Minaloc ndetse n'ikigo Irembo batangije uburyo bushya bwo gufasha imiryango ishingiye ku myemerere kubahiriza ibisabwa n'amategeko binyuze mu ikoranabuhanga. Ubu buryo bw'ikoranabuhanga bujyanye na gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo gukomeza guteza imbere imiyoborere myiza ndetse no guteza imbere imitangire ya serivisi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yego, binyuze ku rubuga Irembo.gov, imiryango ishingiye ku myemerere ubwo n'amadini n'amatorero ishobora kohereza inyandiko zisabwa, nuvuga ngo ni ibyo basabwa, no gukurikirana aho dosiye zabo zaba zigeze kandi bakabikorera aho baherereye ahariho hose. Aho murabyumva ko bari kubanza kwereka abantu inzira baranyuramo kugira ngo babashe gufashwa. Serivisi nshya zizaboneka kuri https bare cyangwa se double bare cyangwa uturongo tubiri news cyangwa se new .irembo.gov.rw bar zemerera imiryango ishingiye ku myemerere gusaba icyangombwa cy'imikoranire no gushinga amashami. Hariya mvuze iri tangazo urikenera akumva ataribona yari dusaba tukamwereka tukarimuha, nta kibazo rirahari. Kandi yaravuze ngo ni kuri ubwo ni inyuguti ya ta ebyiri ariko byose biri mu nyuguti ntoya pa na sa, noneho utudomo tubiri ugashyiraho bare ebyiri zihengetse na e na wa, noneho ugashyiraho akadomo irembo.gov.rw, noneho nuko nguko. Ibyo rero turi gusobanurira uwaba akeneye kubikoresha, ariko kugira ngo bikorohere watubwira tukabikoherereza kuko turabifite. Ibi bikaba bigamije kunoza imikorere no gukorera mu mucyo mu gihe cyo gusaba ibyangombwa no kwemeza ubusabe bwabyo. Inyandiko zose zizatangwa cyangwa se zizajya zisuzumwa n'umujyi wa Kigali cyangwa ubuyobozi bw'akarere bireba, hagamijwe kureba ko ibyo basabye
bihuje n'icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu. Ni ukuvuga ngo umujyi wa Kigali uzajya wemeza cyangwa se uzajya wiga ku byasabwe cyangwa kuri izo nzandiko, kuri ubwo busabe bw'amadini n'amatorero cyangwa se bw'iyo miryango, ariko hagamijwe cyane cyane kureba ko ibyo bintu abayobozi b'amadini n'amatorero basabye niba koko bihuje n'icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu. Iri koranabuhanga rizongera ubushobozi bwa RGB mu gutanga ubufasha ku gihe no kwakira ibitekerezo ndetse no kubika amakuru mashya ajyanye n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Yego, aho biragaragaza ko nyine iri koranabuhanga rigiye kubasha gufasha RGB gutanga serivisi cyangwa se mu gihe cya nyacyo kwakira ibitekerezo mu buryo bw'igihe umuntu ashaka kubitanga, wenda niba ari itorero runaka. RGB kandi n'Irembo bazatanga ubufasha n'inama byangombwa kugira ngo ikoreshwa ry'iyi serivisi ribe ryiza kandi rinogere buri wese. Aho ni ukuvuga ngo harumvikanamo ko hakeneyemo amahugurwa cyangwa se bazigisha abantu uburyo bikoreshwa cyangwa se bagiye kubigisha. Ibyo rero ni ibintu abantu bakwiye kwitaho, kuko biragaragara ko iyi nzira ariyo iri bunyuzwemo uburyo bwo gusaba. Kubera iki? Byamaze kugaragara ko ngo ni ugushaka gukorera mu mucyo no kwihutisha serivisi. Ibyo ahari wari kubyibazaho arabyumvishe, kuko iri tangazo rirasobanutse. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira Bwana Mfitimana ku bindi bisobanuro mwahamagara Bwana Mfitimana Venuste, umukozi ushinzwe itangazamakuru muri RGB. Ubwo ni uwashaka ibindi bisobanuro birenze ibyo ngibyo tuvuze. Ni umukozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri RGB. Afite telefone ya 0781 560 mumbabarire 581 karindwi 0781 560 581 karindwi, cyangwa se kuri email ye Fitimana v itagira indi nyuguti iri nyuma inyajwi ni fitimana@rgb.rw. Mushobora no kohereza ubutumwa kuri communication@irembo.com. ubwo nta handi bakohereza ubutumwa communications cyangwa se communication@irembo.com. Iri ni itangazo rero RGB yashyize ahagaragara, ishaka kugaragaza inzira abantu bagiye kunyuramo kugira ngo iyo miryango ndetse amadini n'amatorero bibashe guhabwa uburenganzira bwo kongera gusenga. Hanyuma hari ibikenewe bikubiye mu ngingo 7. Ibikenewe ni ibiki? Ibyo bikenewe ndagira ngo ubimenye. Nakubwiye ngo mbikubwira kugira ngo ubyumve ubisangize n'abandi, hanyuma kandi tunabisengere abanyarwanda twese turabizi neza ko dukunda Imana. Kimwe mu bifasha abanyarwanda mu kugira ubuzima bwiza ni ukuba nabwo bagira umwanya wo gusabana n'Imana mu madini n'amatorero atandukanye no mu myemerere yabo itandukanye nk'uko itegeko nshinga ribibemerera. Nagiraga ngo rero dukomeze cyane tugera hano muri ibi bintu bikenewe ni 7. Icyambere, ibaruwa isaba ubufatanye. Ibaruwa isaba ubufatanye birumvikana, murabizi ko iradepozwa, ariko byumvikanye ko itangirwa hehe? Ku Irembo. Ibaruwa isaba ubufatanye niyo ya mbere. Ubufatanye ubwo ni ukuvuga ngo
kubera ko n'ubundi imiryango cyangwa se ishingiye ku myemerere, imiryango ishingiye ku myemerere, amadini n'amatorero n'ubundi burya n'abafatanyabikorwa ba leta. Biravuze ngo rero iyo usaba iyo baruwa n'ubundi ni ibaruwa isaba ubufatanye kuko uba uri umufatanya bikorwa na leta. Icya kabiri, kopi y'amategeko nshingiro y'umuryango iriho umukono wa noteri. Buruvuga ngo ni kopi nyine igaragaza amategeko shingiro agenga umuryango, niba ari umuryango mushya cyangwa ari umuryango usanzwe ufite ubuzima gatozi, ugomba kuba ufite iyo kopi. Abafite ubuzima gatozi birumvikana hari aho n'ubundi basinyishije ariko bagomba kongera bakatanga kopi y'ayo mategeko shingiro kubera ko ni ingenzi, biba bigomba kugaragara ko abo bantu bafite ubuzima gatozi cyangwa se ababusaba nabo bakabigaragaza ko byaba byarateguwe kandi bikanyura kwa noteri. Icya gatatu, kopi y'amahame y'ukwemera k'umuryango iriho umukono wa noteri. Yego, hano acyambere n'amategeko shingiro ariko hepfo hari n'amahame. Amahame n'amategeko shingiro ngira ngo abantu barumva ko bitandukanye, n'ibintu bibiri bitandukanye kandi byose bigomba kuba bigaragaraho umukono wa noteri. Yego. Icya kane ni gahunda y'ibikorwa ihuye n'imigambi y'iterambere y'akarere, umujyi cyangwa se umujyi wa Kigali. Aha mu byumve neza cyane, gahunda y'ibikorwa ihuye n'imigambi y'iterambere y'akarere cyangwa umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ugomba kugaragaza ibikorwa uzakora muri ako karere cyangwa se niba ari mu mujyi wa Kigali, ariko ukabihuza ukabisanisha rwose na gahunda y'iterambere y'akarere niba ari mu karere cyangwa se y'umujyi niba uri mu mujyi. Ugomba rwose gutanga ibintu bidahabanye n'intumbero ya leta mu buryo bw'iterambere ry'abaturage. Aho ni ahantu abantu bakwiye kwitondera kuko ibi ni ibintu bumva bitarimo izindi nzira zinyuze ahandi ku ruhande, ahubwo birumvikana neza ko umuntu akwiye gusoma agasobanukirwa neza ibyo asabwa ni ibiki, arabikorera he, arabinoza te, arabitanga byuzuye mu buryo bumeze bute. Aha naho ni ikintu kitoroshye abantu bakwiye kumva neza. Icyo akora kiranumvikana cyane, kirumvikana kandi kirasobanutse. Icya gatanu, icyemezo kigaragaza ko iyi nyubako y'urusengero yujuje ibisabwa mu myubakire. Aha rero niho haraza kuba cya kibazo cy'ingorabahizi. Urumva idini cyangwa se itorero ryari rifite umurongo, rifite uko ryateguye gukora umurimo w'Imana, hanyuma barubaka. None urusengero barimo bavuga bati turebe niba icyemezo kigaragaza ko inyubako y'urusengero yujuje ibisabwa mu myubakire. Cyambere murumva bisaba kuba ari urusengero rwubatswe hakoreshejwe autorisation de bâtir, kandi murabizi ko insengero nyinshi kereka zimwe na zimwe cyane cyane zo mu mujyi nizo zubatswe hakoreshejwe autorisation de bâtir. Hari n'izubatswe kera ndewe nizo mu mujyi nta autorisation de bâtir. Ahangaha rero ntabwo wamenya ngo RGB iraza kubigenza gute. Aha niho uza gusanga harimo bya bindi byo kuba urusengero rwubatswe n'amatafari ahiye, urusengero rufite ngo inkingi, rufite igisenge cy'ibyuma, rushakaje amabati ngo akomeye kandi adashaje. Ibyo bintu byose niho haraza kubamo cya kibazo gikomeye, kiraza kugonga rwose abayobozi b'amadini n'amatorero. Kuko icyambere insengero zimaze umwaka rega zifunze, kandi abakristo benshi abakurikirana ibyegeranyo ejo bundi duherutse kumva bavuga ko abanywa inzoga biyongereye n'ibindi. Birumvikana ko hari abantu bari bafitwe n'insengero ubu bamaze kwibohora bajya mu bindi cyangwa se basubira inyuma mu byo bahozemo. Aha rero nimuze kwirengagiza ko
iki ari ikibazo gikomeye gishobora kuza kuba imbogamizi cyane cyane kuko aho umuntu aradepoza ku irembo ni urubuga, ntabwo ari umuntu muri buvugane ngo umusobanurire ngo urusengero rwacu rwubatswe mbere cyangwa se rwubatswe mu bufatanye ubu n'ubu, nta byangombwa, ni ugusobanurira irembo, ni urubuga. Aha hantu rero abantu bahitondere cyane, urubuga se uri burubwire uko urusengero rwawe rwubatswe? Yego birumvikana ushobora kubyandika, ariko burya urubuga ni urubuga nyine biba bitanoroshye kubisobanura, kuko hari aho wabisobanura bikumvikana cyangwa se n'ubundi abantu bakaba bagira ngo ni tekinika. Aha rero niho mwangurira mwebwe bantu mwishimiye ko habonetse aya matangazo agaragaza ko insengero zishobora guhabwa uburenganzira bwo gufungura, ngo mufate umwanya wo kubisengera kugira ngo ahari RGB mu buryo bwayo ndetse na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc, aho baza kuba bari mu bushishozi bwabo bagire uburyo ki iki kibazo bagihamo inyoroshyo ituma habasha kubamo uburyo bwo korohereza imiryango ishingiye ku myemerere kugira ngo ibone uburenganzira. Cya gatandatu, inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango. Bikaba biri muri Excel, urutonde rwa ba nyiri imikono. Ni ukuvuga ngo ni inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango. Abashyigikiye umuryango twibutse ko ari babandi bagusinyira ya mikono 1000 yasabwe na RGB, hanyuma ukabishyira muri Excel. Urwo rutonde rwa ba nyiri imikono bikaba biri muri Excel sheet. Ibyo murabyumva kubera ko niko bigomba gukorwa, biri muri Excel. Hanyuma ibyo tutabitinzeho cyane, birumvikana inyandiko igomba kugaragara ndetse n'imikono ikagaragara, ariko hagomba no kugaragara urwo rutonde nyine warushyize muri Excel. Abanyiri imikono ibisabwa murabizi ko na amazina, ni irangamuntu ndetse na telefone, hirya hakaza umukono. Niba ntibeshye ntacyo mpinduyemo, numva ari uko amabwiriza asaba iyo nyandiko cyangwa se urwo rutonde. Icya karindwi ari nacyo tuza gusorezaho, ni inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango. Hambere murumva ni inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango, ni muri Excel. Hano ni inyandiko yerekana imikono yes, inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango, ariko ukabishyira muri Excel sheet. Urutonde rwa nyiri imikono birumvikana ni urutonde rwabo rugomba kujya muri Excel. Ni urutonde rwa nyiri imikono babandi, ariko hepfo bari kukwereka noneho ba nyiri imikono uko bagusinyiye. Ibyo bintu ukabishyira muri PDF, urutonde rwa nyiri imikono n'imikono yabo. Urutonde rwa nyiri imikono n'imikono yabo, hejuru ho nugushyiramo amazina yabo ukoresheje Excel sheet, ukwishyiramo yarangamuntu n'ibiki byose nkuko biri, ariko hepfo ukagaragaza iyo mikono na ba nyirayo ukoresheje PDF. Birumvikana ibyo muri Excel dusobanura ibintu abantu babisobanukirwe neza. Vuga kuri ingingo ya 6 n'iya 7 abantu bataza kubyitiranya. Ingingo ya 6 iragaragaza ko ugomba kugaragaza amazina y'abo bantu, ibibaranga, irangamuntu ndetse na telefone, ariko kuko batasinya muri machine aho muri Excel sheet ni ibyo uragaragaza. Ariko hepfo ku ngingo ya 7 ho none urafata rwa rutonde rwabo, ya list yabo ishobora kuba birumvikana iri printed cyangwa se iri scanne, nago mbizi, ariko umare kuyikora iteguye basinyeho byose, iri noneho ukayikorera ukayohereza iri muri PDF. Ibyo birumvikana ko ugomba kugaragaza ko abo bantu hejuru wagaragaje muri Excel sheet bagomba kuba noneho gusinyiye imikono yabo igaragara. Rero Imana ibamugisha, ngibyo ibintu 7 bisabwa. Aha rero ukavuga ngo mbese ahari noneho
amadini n'amatorero yaba agiye gukomorerwa ku buryo tubona ko abantu baba bagiye noneho kongera gusubira mu nsengero bagasenga. Iyo tuvuze ngo gusubira mu nsengero bagasenga, bamwe bahita bashyiraho komantere batiri ko n'ubundi abantu barasenga. Ababivuga abenshi rimwe na rimwe hari amakuru baba batazi, ntabwo tubarenganya. Hari n'ababivuga batongana cyangwa bavuga nabi, ariko nabo turabihanganira kuko ni intege nke zabo. Ariko reka dusobanurira abantu, ni ukuvuga ngo mu madini 14,000 amadini n'amatorero cyangwa se imiryango ishingiye ku myemerere yari 14,000. Ayo yose hahagaritswe asaga 10,000. Ayo ngaya angana na 70.1% cyangwa se birengaho gato, kuko hari n'ayandi hagaze nyuma. Ayo rero uyafashe ubwayo urumva ararenga 2/3. Ni menshi cyane, ni menshi cyane. Ayo rero aragaragaza ko byanga binoga uburyo bw'imyemerere cyangwa se bwo gusenga busa n'ubugoranye. So aho rero tuvuge ko abantu bose bakwiye kumenya impamvu. Reka dusoze tugushimira wowe wabanye natwe, turagukunda kandi tukubwire ngo komeza gukora subscribe, ukore like, share na comment muri iki kiganiro cyawe kandi cyacu. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Shalom shalom.